Nongeye kubifuriza kugubwa neza mwebwe mukurikira YouTube channel Amateka Gakondo. Njye mwumva kuri mikoro nitwa Kizi. Ninjye tugiye kujya tubana mu mateka tugiye kujya twiga. Tugiye kwigana amateka, dusome ibitabo, tumenye uko u Rwanda rwacu rwo hambere rwari rumeze. Ese rwabayeho rute? Umuntu yaturutse he? Byinshi tutazi turagenda tubisobanukirwa. Uko tuzajya dusoma ibitabo byinshi inako tuzajya tugira ubumenyi bwinshi. Mu mateka yacu rero turaza guhera ku gitabo cyanditswe n'uwitwa Apollinaire Muvunanyambo. Icyo gitabo cyitwa Umurage w'amateka y'u Rwanda gakondo. Iki gitabo gikubiyemo byinshi, uburyo u Rwanda rwacu rwahanzwe. Benshi tuzi ko umwami Gihanga tuzi ko u Rwanda rwahanzwe n'uwitwa umwami Gihanga wahanze u Rwanda ngo amajana. Ariko byinshi kuri uwo mwami ndetse n'abo yaje asanga turaza kubisanga muri iki gitabo. Iki gitabo gikubiyemo ibintu byinshi tuzagenda twigana tukamenya byinshi. Turahera rero kuko burya ngo kugira ngo umenye ikintu nuko uba wagihaye umwanya ukacyitaho. Iki gitabo turaza kugisoma duhereye ku ijambo ry'ibanze. Igitabo turahera ku ijambo ry'ibanze dukomeze kuri iri buriro kuzageza tugeze kuri page ya nyuma twumva amateka y'u Rwanda rwacu. Reka duhere rero ku ijambo ry'ibanze dutangire dusoma. Kugira ngo dushobore kugorora amateka yacu yagoretswe n'abakoloni, tugomba kumenya inshingano nk'abanyarwanda, dusobanukirwa ko abakoloni bari bafite inyungu zabo bwite barwanagaho. Iyo umunyarwanda yandikaga igitabo, abakoloni bagiteshaga agaciro bavuga ko izo nyandiko zacu zishingiye ku muco w'igishenzi. Shenzi bivuga singe cyangwa inguge. Ku bakoloni ibyo byacu by'ibisigo, ubucurabwenge, amahigi, amahamba n'ibindi dufite mu muco wacu bwite byari ibishenzi. Abakoloni rero bifashishaga ibikubiye mu muco wacu bakandika ibyo bita amateka mu gihe bibereye inyungu zabo bwite. Amateka y'abanyarwanda yari ashingiye ku ihererekanyamvugo rifite amategeko agengwa n'abiru. Muri iki gihe ntiwabyumva neza kuko tutazi ubukana bw'umukoloni w'icyo gihe. Twiyemeze rero kugorora amateka y'u Rwanda yagoretswe nkana n'abantu bamwe bishakiraga inyungu zabo bwite ku buryo ubwo ari bwo bwose. Ibi ntibyagerwaho hadakoze ubushakashatsi ku mateka y'imibanire y'abanyarwanda mu Rwanda gakondo. Iki gitabo Umurage w'amateka y'u Rwanda gakondo cyanditswe gishingiye ku ngoma y'Abarenge, ingoma Nyiginya n'ingoma ya gikoloni. Iki gitabo kiragaragaza neza ukuntu kuva kera kose abanyarwanda bageze ku gihugu kimwe kirangwa n'ubuhangange, bahuriye ku muco umwe n'ururimi rumwe. Ibihugu bidukikije byose bifite amoko anyuranye adahuje ururimi kandi buri bwoko butuye mu karere kihariye. Igihugu cyacu kuva na kera hose twahoze tuvuga ururimi rumwe, duhuje umuco, buri kimwe cyose twabaga duhuje. Mu gihe ibindi bihugu bikikije u Rwanda, bikikije igihugu cyacu, usanga biba bitavuga ururimi rumwe, ugasanga bifite nyine ibintu bihuje n'ibyo bidahuje. Ugasanga buri rurimi, buri bantu bavuga ururimi rwabo bafite akarere kabo batuyemo n'abandi bafite akarere kabo batuyemo. Ariko mu Rwanda rwacu cyarakemutse, tuvuga ururimi rumwe rw'Ikinyarwanda duhuriyeho twese. Ubushakashatsi bwerekana uko amoko gakondo yibumbiye hamwe agakora igihugu kimwe kirangwa n'ubumwe, umuco umwe, ururimi rumwe n'ubuyobozi bibonagamo. Nicyo cyatumye abakoloni bakigera mu Rwanda batangajwe n'ubumwe, ubufatanye n'ubushobozi butagira ahandi buba muri Afurika y'abirabura nk'uko babivuze mu nyandiko zabo. Icyatubabaje ni uko aho gushyigikira ubwo bumwe n'uwo mubano gakondo bahisemo politike yabo
yo kuducamo ibice bishyamiranye. Abakoroni nta keza batwifurizaga. Bakunzi rero ba YouTube channel amateka gakondo, nimba wumva ibi bintu ari byiza, nagusaba gukora subscribe, ugakora like, ugakora na share kugira ngo aya mateka yacu tuyasangize n'urundi rubyiruko n'abandi bayakeneye, bave mu rujijo bamenye uko byari bimeze, kuko nk'ubu ngubu hari abumva abami ba Rwabugiri, abo ba Gihanga, ariko batazi ngo babayeho bate, batazi ngo bayoboye igihe kingana iki, batazi ngo bayoboye mu wehe mwaka. Ibyo bintu byose tuzabyigira hamwe muri iki gitabo cyitwa Umurage w'amateka y'u Rwanda gakondo. So nagira ngo mbashimire rero ababanye nanjye. Uyu munsi dusomye ijambo ry'ibanze, tuzakomeza dusoma n'iri buriro kugeza tugeze ku mutwe wa mbere. Ubutaha tuzasoma kuri iri buriro, nirirangira dusome ku mutwe wa mbere tumenye uko byari byifashe. Murakoze cyane rero.